nakurikiranye audio bari abantu bari inshuti urumva nisegura gahongaho kuba twatangira kwita Mutesi twibuke tukira aho ngaho nibuka neza ko muri audio imwe numvise Mutesi avuga ati ngewe ng'abagore b'ibirango sigishaka kubana nabo na Pasakode avuga ati nubwo kuvuga ng'abagore b'ibirango sigishaka kubana nabo handa hani ko bye byitekereza avuga ati niwe president wahabye urabona amakuru numvise uramfasha kuko wenda wowe abanyamakuru mucukumbura cyane ndagufasha numvise ko imibanire ya Asiya nuriya mugabo nta najya kuri Mutesi bishobora kuba ari Mutesi wabigizemo urari rwo kugira gute ko kuba yabahuza hantu Asiya ni umugore w'umupastori wapfuye kandi umupastori w'umusitari tuzi twubaha wabaye inararibonye mw'iki gihugu mu mico myiza mu kwigisha ibintu byiza byagezeho benshi bakura urumva yarezwe neza Asiya urura rwango ntagaru rw'abana b'Imana bivugwa ko mama se yanze gutabura ubukwe bwa Pastor Mutesi bukurikira uko yabonye nka ubukwe bw'abasasi uko yivugiye ntabwo ko ntabwo meseriye ntabona ntabwo none se mu murenge yari yabutasha ataje ubuhamya bwa Pastor Mutesi mu murenge yari yabutasha ataje ubuhamya bwa Pastor Mutesi yes ni by'agaciro gakomeye ku data mano kuri Gonarike TV amahema nakomeze kubana namwe njyewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasoje no se mwamerereye mwabona mu bacyanwanze y'u Rwanda mwumve ko basoje kanabwira ko bakunda cyane vuye ku mutima n'abakunda cyane vuye ku mutima sinakwicana n'umuntu muri kubona imbere yanyu ntago nigiye nyine ni kumwe na Sekazuba from TV Sekazuba from TV no turi kumwe nayo tugiye kubafashwa ngo tubagezeho irivuga butumwa cyangwa iki giterane muraho neza Prophet komera David turabakire kuri Gonarike TV murakoze cyane kimwereko no kuri Sekazuba from TV murakoze cyane ko ni wawe ariko naho hafite nyirurugubu naho hafite nyirahonza nk'umushitsi nasigara umuhameze nk'umushitsi umushitsi afite nyiraho yego reka dutange kuri yangeso yawe ngo twiragize Imana mu bisanzwe Mana ishobora byose data mwiza nyirububasha nyirubushobozi tugushimiye ko wabanye natwe waturinze wakoze kuturinda mwami Yesu watanze ngabo nyinshi ku bwacu tubaho ari benshi bavuye mu uyu mubiri twe turacahumeka umwuka w'abazima mwami ari benshi bari ahantu badafite uburenganzira bw'ubuzima bwabo ariko twe waturinze mwami wakoze kubana natwe ngaho nyemero ubane natwe mu iki kiganiro ugiriye neza abantu badukurikiye abarwayi bakize abafite ibibazo bitandukanye bikemure abari mu nzu z'imbohe barenganure kandi abakoze ibyaha nabo ubahe kubireka kugira ngo bababarirwe urakoze mwami dusenge abari mu bitaro barwaye kugira ngo nabo bakomeze babone imbaraga zawe zibatabara zikabakiza urakoze kurabana natwe ubane n'umuyobozi w'iki kiganiro nanjye umutumirwa ubane nanjye urakoze nyagasani uduhe ibyo kubwira ubwoko bwawe ibiva mu kanwa kacu byubaka imitima y'abana bawe urakoze nyagasani mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen twongeye kukwakirana none murakoze cyane ntabwo haciye mu minsi tuganira ariko nanone Imana yemeye ko tuganira cyane muri iyi minsi amen abantu benshi bakumenye bavuga ati Prophet ni umuntu ukoresha ukuri kwinshi niyo abivuga ngo ubona gafite ukuri mumeze mute turashima Imana amakuru yabaho baho turaho Imana iraturinze abantu bari kwitabira ibikorwa by'urukundo abantu baritabira gake ase biterane buriya tutarakonga gutegura ibiterane abantu ntabwo babikumva igiterane turi kugipanga mu kwezi kwa gatandatu byabiterane tugera mu season yo kureba ko twagira icyo twabona twafasha abantu batababonye ubushobozi bwo kwirira ubwishingizi bwa mitiweli ziko mu kwa gatandatu tujya turema ico giterane rero nimwe turi kugitegura kugira ngo tuzarebe nk'umuryango wabaho n'abandi benshi bakomeje kwinjira ko twagira abantu twishura mitiweli kuko ndabizi neza nawe urabizi ko kwivuza ari byo mumaro hari benshi babaho badashobora kubona amafaranga yo kwirira mitiweli ariko iyo twagize umugisha tukarira nk'abo bantu 100 150 200 biba byiza naboneraho no kumenyesha abantu bo muri baho abandi mukomeje kwinjira kugira ngo dukomeze tubisengere ndetse tuzagira abantu
dukoreraho umugisha wo kugira ngo turihire mitiweli. Urumva turimo tugitegura iyo turatanga mitiweli, tunabwiriza n'ubutumwa. Burya hari igihe uvura indwara y'umubiri ariko iy'umutima niyo ya mbere. Niyo mpamvu ubona buri gihe cyose tugomba gutanga mitiweli, dukora igiterane tukabwiriza ubutumwa, tuvura indwara z'ibyaha. Abantu iyo bakijijwe burya mu mubiri biroroha. Murakoze cyane. Buriya njye ntekereza se hari ikindi kintu mukora nyuma yo gufasha abantu mituweli, mumaze no kubabwira amagambo y'isanamitima kugira ngo mubafashe ikindi gihe ntimuzabaheze mituweli, ahubwo nabo bazaze mu bandi bantu baza gufasha abandi kubaheza mituweli. Urabona iyo dufasha abantu mitiweli duhabwa amakuru na mukuru w'umudugudu. Buriya mukuru w'umudugudu abaza umuntu utishoboye. Wa muntu niba twaramufashe mu mwaka washize akagira tukagaruka hari urundi rugero yagezeho, dufasha uri munsi ye, ntabwo ari ngombwa parimane kuri we. Niba twasanze aricyo yiyunguyeho tugasanga hari undi utishoboye kumuruta, wa muntu nawe tumukora umugisha tukamufasha. Kuko twe ntabwo tugenda guturanya abantu, ubwo tubaza inzego z'ibanze, ese umudugudu wawe ninde muntu ubona uri hasi no kubona igihumbi umugora tumufashe. Ubwo rero raporo y'umudugudu ikatugeraho, twayigeraho tukaba ati okay, reka uyu muntu tumufashe kubera atangiye ubuhamya n'umuyobozi w'umudugudu. Yego. Rero abantu bakurikirana baho bashaka kwinjira muri baho nibaze kariho. Kandi bitegure n'icyo gikorwa tuzagikore. Kuko burya kanze nkubwire David, igihe cyose ugifite uburyo bwo gukoresha uzabukoresha. Igihe cyose ugifite uburyo bwo gufasha uzabikore. Rero urumva ni igitangaza. Ubushize ngira ngo warabonye ko abantu barishimye, na n'ubu baracaririmba turashimira Imana, turashimira abakozi b'Imana, abantu b'Imana bakoze uyu murimo. Iyo utanze ari amafaranga yawe, uriya muntu akivuza, igihe cyose ari mashima, Imana yibuka ikintu wakoze. Imana yibuka ikintu yakoze. Uzibuke neza, Bibiliya ivuga neza ngo tuzabamenyera oya ngo imirimo dukora nizaduherekeza. Imirimo dukorera ku iyi si nizaduherekeza. Niba ufite ubushobozi bwo kwivuza, ariko ko nta wundi ari umuntu udafite kwivuza, udafite ubwo bushobozi bwo kuba yajya kwa muganga, nufata ibyo bihumbi byawe 10, nufata ibyo bihumbi byawe 100, nufata ibyo bihumbi byawe 500, ubwo ndi kuva ku rugero rw'abantu ko ubushobozi bwawe bwabunga. Icyo gihe abantu bakarirwa mitiweli, bamunazavuga ati uyu muntu wabikoze Imana imuha umugisha. Rero urumva ko iyo ugize neza uba uri gukorera Imana, burya ntabwo hari abantu tuba dukorera. Iyo niyo mirimo Imana iduhaye, ineza uyisanga imbere. Kandi twibuka ko abantu bajyaga bakora ibyo bintu, iyo tusomye no mu mateka yabo ya Bibiliya dusanga ko ari abantu Imana itagaheragamo. Turahera nko kuri Tabita. Tabita yadoderaga abantu imyenda, abapfakazi n'imfubyi, ariko igihe cyo gupfa kwe ngo Imana imuzura kubw'amarira yabo yafashije. Ari umuntu mfashaga ajya mpamagara rimwe na rimwe, ngira ngo umuntu waranamumenya abagari rya telefone buri kanya. Ubu yaragiye, ubu yasubiye iwabo ari Cyangugu. Buri kanya arampamagara ngiye kubura, ariko muhaye nka 2 ansabira imigisha. Noneho naranamumenyeje, niyo mpamagaye ntayo mfite, ambwiraga nabi kubera ko ari byo namumenyeje. We azi ko ntabura amafaranga. Mbwiraga nabi ngo Imana agwaye abana banje, none dore ibi nibi. Nanjye nkumva nteyitera bwo. Imana ntiyigeze ingira. Ndibura we yarabyumvise ko yabumpaye, ariko no. Rero iyo ugize neza, iyo ukoze neza yawe uyisanga imbere. Twagiye tubona abantu bapfa, ugasanga umuryango urapfuye, umugore n'umugabo barapfuye, ariko basiga abantu bagirenzaga bati nubwo siko yapfuye, ati siko atugiriye neza. Cyangwa babona urukukuri ibyiza, ati burya ise yari ibyaye kubera ko siko yapfuye akoze neza. Rero icyo dusaba abantu, igihe ukiri ugitijwe ubuzima, haraburusha ubushobozi, tubafashe. Gufasha si ugukira cyane ngo ugire ibyakurenze, ubwo ni umutima uba ufite w'ubumuntu, ukumva ati hari umuntu uvuga ati nubwo ndayindi yarabatariye, akumva ati nubwo ndiri ikiro cy'umukingo ejo nimbona 2 nzagicamo 2 ntanga inusu. Rero gufasha si ugukira, kuko hari n'abakira batagira umutima wo gufasha. Hari n'abantu batazi guteta umugisha. Yes. Kandi buri umugisha barawukorera. Ubundi nkunda kubwira abantu ngo umugisha ukoreye wihuta kurusha usabye ntacyo ukoze. Umugisha wo ukoreye ubwawe
avuga ati Mana ngiye kuwukorera uyu mugisha. ahubwo se njye nkubaza hari umugisha ubaho nta kintu ukoze? Hari ibirirwa binginga Imana ngo Mana mu mugisha, ndaguha nk'urugero. uwo mugisha si buriya bakawubona cyangwa no gusaba bisanzwe? Urumva niyo wawubona uratinda, burya umugisha ukora urihuta. Ndibuka rimwe nigeze kubwira abantu ngo umuntu, twe turabakozi b'Imana, umuntu nazi wawe ukamusengera ngo yaburayo ufite ibiryo, iryo sengesho ntabwo Imana izaryumva. yego kuko ari ibintu dukwiriye gukorwa tutamaje gusengera Imana. Umuntu aje kwa Sekazuba ngo naburaye, mu cumbi wanjye hari agafuka k'agahunga, ngo Mana muhe ibishimbo muhe ibiryo. Iryo sengesho rirarengana parafo z'iwawe, ntabwo ryarengana parafo y'iwawe ngo Imana iryumve. ahubwo icyo ukora ni iki? Fata wirinda wasenga, agezeyo buriya fata ibiro 2 wimuhereza by'ibishyimbo cyangwa by'akahunga, urebe ukuntu agenda ashima Imana. Rimwe ndi ku musozi nsenga, abantu bankurikiye barabyuka, twe turi benshi, twasanze umugabo waharaye. Ikintu yari yaje gusengera ni boda boda, zino nkweto bita boda boda zigura 2. Umugabo ariyemeza aza gusengera boda boda, yari umurokore aririmba muri kora ariko nta boda boda afite, nta nkweto afite. Noneho umugabo aradutinyanga kutwegera turi ku musozi, ariko ngo umutima uramubwira ngo natwegere. Ageze nyuma turimo dusengera ibyifuzo, afata za nkweto zifite ibitoboro 8 azindambika imbere ngo dusenge tusaba Imana mu boda boda. None abantu batifukama umukozi w'Imana gusengera, nawe murebye koko Mana mpamagare boda boda 2. Nari mfite iza 2 8 muri kofi, koko ubu mpamagare ngo Mana tanga boda boda, kandi turi kuri Rusagara no turi gusengera mu Kido hari santere icuruza boda boda. Yavuze rero iryo sengesho rya boda boda nge sindisenga, ahubwo we tugiye kumanuka tumugure boda boda. Ntabwo narisenga pe, reka tumanuke tujye mu Kidaho agure boda boda, tumugure boda boda yambara. Ako kanya ndi kumwe n'abagabo Imana yakoreye, undi ati nanjye ndamuha ishati, undi ati nanjye ndamuha ipantaro. Twatwe n'umugabo w'umudekarara aba ku mupaka, abaravuze ati none umuntu arasaba boda boda afite ibiryo, ati nanjye mugura ibiro 20 by'ibirayi. Atwaye kumwe n'uri mugabo ucuruza mu Kidaho, nawe ati nanjye mugura ibiro 10 by'ibishimba, ati dore ncuruza n'ibishimba ze mbimuri. Uwo munsi turamuremera, Imana iruruka ivugana natwe, irabati bana banjye igikorwa mukoze, icyifuzo buri wese yazanye hano ndamusubiza. Twaramanutse, bamwe bagenda ukwabo, ikipe nari nazanye batero twabonye ufite amafaranga, yego wamuhaye urasaguza muri kofe twabibonye, natwe tumeze nabi tugurira icyayi, ntimuze tunga. David naragiye ngura icyayi, sintinya kumuvuga umugabo wita Kazungu, ni inshuti yanjye, abantu baramuzi, twa turi kumwe. nanjye numva muzi Kazungu twaratashe, hashize iminsi nisubiye kwa Kazungu, umuntu anyoreza $200. Umugisha ukoreye wihuta kurusha usabye ntacu bizute. ngo turebye amafaranga watakaje 2. Naguze boda boda za 2, ico gihe mfata n'ibihumbi 4 tubinywera icyayi. Nandi kumwe na Kazungu no bitagoro no wagoro no mu yigibusha. Yego. Nabandi baho bita babidedo mu twe turumwe barakaraga kipe Kenya bane muze namwe abayicyayi. Ariko ntagira umuntu urenza 300. Ujye umwe icyayi kijana ufate na denjiga ya 200 kuko ico gihe amanda ze yaguraga 200 manini. Hashize iminsi 2 ndi kwa Kazungu, umuntu anyereza $200. Imana amwenga amafaranga utanze mwana wanjye ndayaguha. Bivuga umugisha wose ukoreye uzihuta kurusha usabye ntacukoze. None siyo mbwira tora ngo Mana muhe boda boda, kandi mfite kuri kofe bitse za 2. Donc umudayimoni wo kuba boda boda ngomba kumwicisha amafaranga, mfite waje bamwicisha amafaranga. Rero hari ibintu dukwiye gukora tutamanje gusenga. Uri pastori ngo bareretswe ngo umuntu yaburaye ngo naze ngo nibanga abantu baborene bapfukame, kandi ukuri ubitse 50 ku mufuka. Oya harimo na pastor bamwe bavuga ngo nutwo dufite tuzana bakahita bagukubita isomo ngibuka ngo wa mukecuru ufite tunuza ngo twatekera umwana ngo barangiza bakatwara. Abo rero abo ni babandi nyine bambaye ishusho y'ubumana ariko badakora iby'ubumana. Iyo bandi bakahita bagukubita uwo murongo wari umuntu gafite gakamesa ngasiga ngatanga ngo n'ibicara afite. Rero ubuko ibyo mwana ari ibintu twibisha abantu koko. None sikanze ngo urugero, ntaga ibisubizo byacu bizava mu ijuru ngo bigwe, bizaca mu bantu. David ufite amasezerano menshi, ariko ibisubizo amasezerano yacu ibisubizo biri mu bantu.
none uwo muntu njye mfite ububasha, ndi pastor ariko njye mfite ububasha ubwo kuba namubera igisubizo cyo kurara ari kuki mpamagara ngo Imana ishaka n'igisubizo kandi yanjye namubera igisubizo kandi kaze kubwira abantu twe dushatse kugira ngo twakire ibisubizo ariko twe ntitubera abandi iki ibisubizo. Njyewe ndi igisubizo ca David ageze iwanjye yambaye ubusa ngo nimusengera abone imyenda kandi imyenda agenda amanitse, yewe hariyo niyo nambara nkanibagirwa ngo Mana ngo genda umuha imyenda kandi nge nari nkwiriye kumubera igisubizo. Urumva rero abantu bo muri baho iyo ngeso twe ntabwo tugomba kuyigira, tugomba gukorera umugisha. Niyo mpamvu mbateguje kare mumenye ko mu kwa gatandatu tugomba kurira abantu mitiweli. Yego, niba abantu babikurikiye neza twakoze ikiganiro gisobanura umugisha, gisobanura igeno n'impano n'amahirwe. Sinzi icyo kiganiro twayikoze no mutacyumvise neza nza Prophet ngaza bidusobanura, tuzongera tubisobanureho, yongera abinyuremo neza. Prophet ufite urugendo rujya muri Tanzania natwo ducemo muri make ngo dutumira abantu bashoye muri Tanzania. Okay, mfite urugendo muri Tanzania mu mujyi wa Mwanza. Yego, mfite ibiterane bibiri bizabirara mu mujyi wa Mwanza. Kimwe kizatangira kuri kizatangira kuri tariki 6 ku cyumweru, kirangire kuri 13 no muri ku cyumweru. Nongere ntangire ikindi kuri 14 kizarangira kuri 20 ari kuri Pasika. Urumva tutumira abantu bari aho ngaho badukurikira Mwanza, abari hafi yaho, abariza Kahama bashobora gutega bakazaza. Dufite abantu badukurikira bari Kahama, dufite abantu badukurikira bari Shinyanga, dufite abantu badukurikira bari za Sengrema, dufite abantu badukurikira bari ahantu bita Gihita. Abo bose abo bari hafi bumva bazaza tukabana muri icyo biterane, baza tukabana kuko nambaza ngeze bazari barambaza. Ni Mwanza nabarangira karitsiye, ngira ngo amakrishi yarasohowe. Kimwe kizaberaho bita Gombe waciye kuri airport hari ku kibuga cy'indege. Kindi kibera hano bita bahita ngo ni Bushweru niko hitwa. Rero urumva turabatumiye, turabararitse. Reka tubatumye bazaze bihuta, bazaze tubane nabo. Nzi neza ko n'abantu badukukira hano kuri Gona Market benshi n'abanyamasengesho. N'abanyamasengesho. Ushobora gukora isengesho ryawe ugasenga mushumba kagira y'amahoro. Ukamerikizanya isengesho kabisa kagira y'amahoro. Nagira ibibazo mu nzira kandi Imana ikazamufasha. Mfite abantu bansengera cyane kuri Gona Market TV, abambwira abagana igihe turi no gukenera amafaranga akaba ati twe ntaho dufite turagusengera. Mfite abantu bamwe turagukunda, turagusengera, Imana ije gushoboza. Kuko David dukeneye abantu. Yego, kuko umurimo dukora ntiworoshye kandi nta muntu wihaza. Nta muntu wihaza mu bintu by'Imana. Ukeneye abantu bakurandata, ukeneye abantu bagufata amaboko, ukeneye abantu bagusengera ngo Mana uzagenda nagarukana nawe amahoro. Kuko ibiterane nka bira biba byatangajwe, Satani nawe aba yabifuhiye. Urabona si rimwe nakora ibiterane Tanzania, ibiterane nka bira bamanitse amakrishi, abaruzi nabo bagira inama yo gusenya imigambi. Rero urumva biba bikeneye imbaraga z'Imana kwisengera, ariko ukagira n'abantu bagusengera, n'abandi bakugira ku mavi. Yes. Hari ikiganiro turavuga ngo iki gihe ni ugushiramo imbaraga. Ukora Satani ugashiramo imbaraga, waba ukoreye Imana nabwo ugashiramo imbaraga. Yes. Arumurembye mwararibye muri sukabura nijoro. Twatari kugenda n'ejo bundi ari Jackson. Ndayikunda. Turi gutembera muri Kampala njavuga ati ariko tekeza nk'umuntu kishagaraye. Ntabona aya mazu meza, ntabone n'Imana. Yarayiririmbye Sagene Robert. Igiteye agahinda ni kimwe, kuba warakoreye ubusa, ukabura isi ukabura ijuru, ukazajya gihonomo, ndetse umuriro ugurumana wagenewe abanze kwihana. Kuri uwo munsi nta mbabazi namba, azaba amarira n'amaganya. Tuzabona itorero Yesu naza tuzanyana n'abera, mbega ibyishimo dore umunezero kuri uwo munsi. Tuzicarana ibikomangoma twambika amakamba y'ishimwe, tuzicarana n'ibikomangoma twambika amakamba y'ishimwe. Yes. Abandi batuye mu mazu meza
wokomeza kujagarara kajagarara. abandi bagiye barya ibiryo byiza banywa inzoga nziza babona abagore beza babona iki wokomeza kujagarara ukomeza kwisha mu by'Imana ubyishamo kandi utabirimo. none igihe kigerageze erura cyo kiganiro twagikoze na Pasi. Erura uvuga ute ndagenda niba nashoboye no kwigura iyo mitsingi abandi bari kunywa umwe na Serodo wiriya 200 ariko werura uvuga ati ariko nukomeze kuzinywa wishe mu nzu y'Imana. Erura nubura Serodo wiri uje kunywa urwagwa rw'igitano. yego ariko nago ngo rwarahenze basigaye bamwe yagorugeze kuri 100 twe nge natangiye kunywa rugura 25 none uburugeze muri aho bita mukabagama no mu nyanga twarunyweraga 25 natangaga 50 bakampa amacupa abiri. none uburwarahenze noneho akaba nigiye mbaye nk'umukiriye natanga 100 bakampa amacupa 5. Turerura ico gihe turazinywa kanyanga nayinyweraga mu muhanda nkerura. Nkerura none urihishe urukuzinywera. Erura weje wenda waburi muri Kampala warabibonye. Wabonye abantu, wabonye imodoka zirimo, wabonye amazu kuntu ameze, wabonye abasinzi ku mugaragaro beruye. Baravuze bati umva twareruye hari i Buganda ariko iyo wihishe ukabura na hamwe ujya wanapfa ko kanya. Ubundi hari i Buganda ico nakundi niburo kwa Satani mu bapfumu iberiyo ukinitekana ati ngenda pfumura. None se ntiwabonye haro bitango ni bari Yozafina ni bari ngo ne perezida w'abarozi mu gihugu ca Uganda yicaga no kuri televiziyo. Nageziwe muri karitsiye ngo haberaga impanuka aho hafi yiwe. None mbwira umumotari mwira ngo ngiye gake ngo ngeze kwa perezida w'abarozi. Ni modoka zora zihibirindura n'amapikipiki usanga buri kanya gasanga ibitambo byiwe bihora rakanga. Yareruye abakeneye bitambiwe n'umukozi wa Satani nyine. Erura rero natwe rero niba twigize abakozi b'Imana nitwerure tugira ibyo twanga nibyo dukona venga ibidato mu ijuru ntabikunda. Wihane ejo utazafata ngizi ngendo wiruga muri Tanzania uzubura urugo rwawe umwanya urabona amazi iminsi ukwezi Kampala ngeze hano ndayi wanje gatatu ngaho ndagiye Tanzania ngiye kwamara iminsi 10 n'ingahe ni hafi 16 mbura urugo rwanje akanya mbure nijoro. Erura hari umuntu mwigeze kumbaza ikibazo arambaza arambye ati David ubona ngari ikintu zatungurwa na kimugira mu ijuru umusubiza ati ikintu zatungurwa nacyo nukubona bo niza ko bazajya mu ijuru batagiyeyo baba banaciraga urubanza no bagiye haribo bagiyeyo. Navuga ati iki kintu kizaba gitunguranye cyane kuko ibyo batubwiye byinshi byiza biriyo niyo turebye hano ku isi tutekereza ko ibyinshi byiza biri mu ijuru ngo tujye hano ku isi oye hano ku isi ajya kuvuga ati ntongeze rwose kabisa ni heza. Oya impamvu bibiruta ibyo mu ijuru burya mu ijuru nta formule y'ibyiza tuzabona bitwibwirwa mu magambo ariko ku isi urumva ngo David yaguze etage naho ukavuga ati kanje kwireba ariko nanjye abone Imana mbwiye etage nzubaka nkiyi urumva ni ibintu tubonesha amaso ya ariko mu ijuru twumva ko tuzamu mazu meza ariko nta gishushanyo cy'imbonera dufite ni amazu meza ahishwe donc ni ibyiza bihishwe biteye amatsiko. Imana kuba ati nzaguye imodoka ihenze umuntu wakunyira ari muri Texel cyangwa muri Veiti kavuga ati wabona ari Imana yambwiye kubera urayibonye ariko mu ijuru tubwirwa imihanda y'ibirahure urumva tubwirwa ukuntu tuzarimbana n'Imana. Hano tubona amakora aririmba kivangiye yabaye yambere yabaye yanyuma ariko dutekereza ijwi umuntu Imana izagwa ngo uririmbe tugereza ukuntu Imana dukira abacanze ukuntu bazabacuranga kuko indi mirimo yose izagaragara ngo kurimba bizakomeza. Sibona nunga mu ijuru zaririmba ari hejuru prophet Imana nizari ingenera tageze ngiye kuvuga ngo zaririmba bahase. Oya sinibura ubundi umutoza azaba ari umwe ni Yesu abavuga ati wowe uririmba mu uyu mwanya ngo n'udafite ijwi Imana izamuhejwe. Baba basaza badafite ibijwi byiza bari mwitero muzahogoza nimugera mu ijuru muzahogoza urumva Daniel kangu uyu ni dirije ngarahogoza dirije azaba ari Yesu gusa twese nukurerembya amajwi wasanga nanjye irimbira ku murongo w'imbenzi arimbira ku w'imbere kubona ni igitangaza kubona David afashe microphone ari kuririmba ku murongo w'imbere ritima ari kwigenda neza atari gushanya n'abandi. Yes reka tubwire abantu bakomeze bagusengere urugendo rwa muri Tanzania ruzagende neza cyane cyane rwose. Prophet reka twitangire ikiganiro cyacu kuri twasuzanaga sinzi navuze ngo kuri imihanda ariko urankosora niba ndankurikira neza ningiye kuvuga kano kantu k'imihanda navuga ati hari umuntu wankosora atanu umuntu yahageze arakira bikomere bikavaho ndetse n'ubuzima bugahinduka akabona Imana araho bakunyereza ariko ari naho ugira ntibakunyereza hano uzabwira ngo umunsi
Dogita Rutayisire Ntwana ari kubwiriza ngo ari ku mihanda. Hari ahantu abantu barahembukira. Hari naho ugera ukabona nyine bari kunyerera. Ukabona byanyereye. Hari ibibuga binyerera n'ibitanyerera. Ubwo rero byose si kimwe. Banje kwisegura. Ukabona bwo impande bikunyerera. Uzagera ahantu batunze Hortense ari kubwiriza uvuye ngo ni ku mihanda ngo ari kunyerera. Rero hari ahantu hanyerera n'ahatanyerera. Ngiye banje kwisegura rwose. Uzagira ahantu usenga ari kubwiriza, ahantu Desire ari kubwiriza ngo ari kunyerera. Ubwo nabo mbuze. Uzageraho Rugamba ari kubwiriza Betesida ngo ari kunyerera. Hari ibyo dufite biri kunyerera n'ahatanyerera. Hari aho ugera ukumva nyine haranyereye neza ni nk'amase basutse hasi. Ukabona kuko ni imihanda yanyereye ko. Ariko hari naho ugera abantu bahakirira, abantu bahembukira. Urumva ni ibintu bitandukanye, niyo mpamvu navuze ngo byose ntitubyite ku mihanda. Yes. Yaje nabanje kwisegura kwa. Wakoze cyane Imana iguhumugisha. Yes. Kuko warankosoye cyane nabanje kwisegura. Reka dore kuri iki kintu cya mbere tugiye kuvugaho. Yifuje ko waza kudusobanura kuko abantu bamenyere kuvugisha ukuri kwinshi uko ubitekereza cyane cyane yuvuga ku bantu muziranye. K'abantu tugiye kuvugaho murazanye kumwe n'inshuti yawe. Pastor Mutesi mwino minsi yateguye ubukwe. Baravuga pe abantu baravuga nawe mwagiye ubyumva. Naho tugiye kugaruka ku byo bavuze mbere uko butari bwaba. Uko bwarabaye. Ariko twatekereje ko ubukwe nimumara gusoza amagambo azagira ute? Azahita arekeraho. Ko bavuga ngo ubukwe ntibuzaba bigenze gutya none ubukwe bwarabaye tavuga ati ya magambo agiye gusoza. Ariko ubukwe bukiba haza havuka ikindi kintu nabonye nabati handa yanyereye pe. Nabati profete nubwo yabwiye gutya Imana ishobora ko yanyereye. Nanjye nakubwiye ko hari imwe biri kunyerera handi hatanyerera. Icyaje gutungurana ni wari wabaye marene mu bukwe bwe bwo mu mategeko cyangwa se ku murenge. Mu bukwe bundi yaje kugaragara. Ariko icyaje gutungurana inama video bagiye basura hanze n'amajwi. Sinzi wayumvise kuri Mama Asiya na Pastor Mutesi. Ari amagambo yabo wayumvise? Nayumvise uko nyine nabikurikirana. Yego. Nubwo ntabikurikiranye cyane ariko hari ibyo numvise. Wowe kimakumbura amagambo. Pastor Mutesi yavuze za video ya Mama Asiya wabonye ndetse n'amatitira abantu bari kugenda bandika kwa ba bintu byose biri kugenda bivuga. Harimo nka Pastor Claude wavuze ati Pastor Mutesi ni president w'ibiraha. Wowe isutekereza iki prophet? Ngewe ntago ndamwita perezida y'ibirara uko buriya abantu banitonde. Mutesi yarangije kuba umugore. Iki kintu cyo ndakivuga. Yego. Afite umugabo yubatse. Iyo umwise ikirara rero nubwo yaba ari cyo umugabo atamwita ikirara, umugabo yakorega yaguhuza n'amategeko kandi agakurikirana. Hari abaperezida benshi nakunze. Umwe mu perezida umwe bagiye bamwandika ku binyamakuru yaravuze ati ariko muzanya ariko uko mushaka ariko uzavuga umugore wanjye akamwandikaho ibintu aho nzahaguruka duhangane. Rero Mutesi hari igihe abantu bamuvugaga buri wese kamuvugaho ukwe ariko tunibuke n'ubu no kumuvuga tuvuge tuziga kuko Mutesi yarangije kubona umugabo. Uyu mugabo afite uburenganzira bwo kuba wamusebereza umugore akaguhagurukira akagutangira ikirego kandi amategeko kuko amategeko arabihana ukaba wabihanirwa. Niyo mpamvu nge ntavuga ngo ni perezida y'ibirara. Mutesi ni umugore w'umugabo ariko hari ikosa ngomba kugaragaza ko ari ikosa ariko nta mvugo nyandagaze nshizemo kuko ni nandagaza umugore w'abandi wa mugabo arankurikirana kandi mbihanirwe n'amategeko pe kandi birivuga neza ngo uwiyishe ntazaririrwa kuko igihe cyose wihoye umugore nge wamvuga ubwanjye ko imibanire ya Asiya nuriya mugabo ntari najya kuri Mutesi bishobora kuba ari Mutesi wabigizemo uruhare rwo kugira gute rwo kuba yabahuza hantu. Asiya sindamutindaho wenda yuko ubu yagaragaye. Asiya ni mutoya aho namwubakagaho cyane nkaba namugendaho cyane keretse ibintu yabikoze afite umugabo. Ariko mu mahame dusezeranya abantu twamara kubasenya akaba ngo muzatandukanishwa n'iki n'urupfu. Ubu Asiya ni umugore udafite iki
umugabo kandi ni umugore utarananiwe urugo wenda agakore divorce nk'uko abana bivuga ngo ni ikirara. Ni umugore wagize ibyago, umugabo bakundana agira ate arapfa. Kandi mu myaka ye ntibimwemera ko yabaho nta mugabo. Wenda nkurikira abantu bumvisha avuga urukundo n'uriya, mu myaka ye ntabwo bimwemera ngo abeho wenyine, bimwemera kuba yashaka. Igihe abisengeye, igihe abyumvishe mu mutima, yashaka undi bakundana bakubaka. Ariko aho cyabereye ikibazo, haba Asiya ni umugore w'umupasitori wapfuye, kandi umupasitori w'umusitari tuzi twubaha, wabaye inararibonye mw'iki gihugu mu mico myiza, mu kwigisha ibintu byiza byagezeho benshi bakura. Urumva yarezwe neza Asiya. Tuze kuri Pastor Mutesi, kuba yarakoze biriya gabo inshuti na Asiya akamurangira umugabo ntiyarakoze nabi, ariko ikibi bakoze ni ariya magambo, ni ziriya audio byo kugira ngo bivumburwe bize ku karubanda. Buriya wabigizemo uruhare, ingaruka rero umuntu iriwe ni wabigizemo uruhare. Uriya wasohoye iriya video wanayigaragaje iriya audio, ntawe tuzi, ariko uwabigizemo uruhare wese akayigaragaza uwo afite ikibazo. Ikibazo rero atamenyekanye, ikibazo yajyana iki? Ikibazo none si ikibazo cyose mugira ngo nabantu baza bakakuniga bakaguhana. Oya, ariga Imana irwanira ibintu byayo. Ntago abantu umuntu yahitaza ngaguhane. Rero kuba yaramurangiye umugabo bakabana, si ngombwa kugira ngo yongere avuga ari amagambo, kabone nubwo yaba yabaye ikirara. Urumva ni amakosa akomeye cyane. Ariko ngiye sindatera uriya mugore amabuye, keretse arakoze icaha, akaba hari amavideo ntabonye, hari akaba wenda yarakoze ibyaha atari yashakana, bakamufatira nko muri hoteli runaka asambana, aho bya namunenga. Aho kugira ngo akore ibyaha byo gusambana, ntawe umubuza gushaka, yashaka umugabo. Bavuga ko Pastor Mutesi yashutse Mama Asiya cyangwa se Madame Theogene. Wowe ubirebye ubona ariwe muntu wabaye mubi cyane kurusha undi nk'abari abantu bombi? Yamushutse ati, nshaka kugira umenye ukuntu yamushutse. Weramushutse si ibintu by'abagore mwaka. Oya, bivuge kuko uri umunyamakuru nge. Weramushutse ngamuhereza umugabo. Ngaho rero ngamuhereza mu rukundo. Uko ngo niko gushukana ko hari niko kuri. Kuba Pastor Mutesi yararangiye Mama Asiya umugabo. Kuva na kera bararangaga. Wenda yuko ari ibyagize, ahubwo ikosa kuba ashobora kuba yaramurangiye, yarangiza uwo yamurangiye akaba yakongera kumuteranya cyangwa kumukuraho. Ariko kurangira mugenzi wawe uri umugore, kandi nawe burya umuntu umurangira nawe yakwemereye ko ashaka umugabo. Burya ntiwarangira umuntu utakubwiye ko akeneye umugabo. Buriya bashobora kuba baraganiye, bakaganira ubuzima bwe, ko bari inshuti. Tambwe ati nanjye ndi kubona ntaba ngenyine, manatiri yongeye kurangira kuko antinye kurangira umugabo hari wonzi. Buriya yaranamutasa atafite n'amafaranga, kuko ikigenze ko bashaka hano hari agafaranga ibi nibi. Ati kagira inkuru rero mpuza nawe, kuko bari abantu nubwo twe tubijyamo ntago yapfuye gusunika ngo reka nkurangire, ahubwo bamanje kugira iki ibiganiro, umwe yerekunda akababaro kundi, avuga ati rero nanjye nuko dore ngewe nuko nibereho, dore niboneye umugabo, ariko si wowe biti, ndati nanjye ndamukeneye. Urumva nkuko nakurikije amajwi, haba amajwi, hari amajwi numvishe ya Mutesi avuga ibyo by'umugore w'ikirara ko yamubereye mubi. Hari n'amajwi ya Asiya numvishe avugana n'umutereta, amubwira neza. Nje hari nayo numvishije agaragaza uko umugabo we yamufataga, avuga ukuntu umugabo yamufataga, ukuntu mbese azi gufata abagabo neza, uko yamushurizaga amazi, uko yamwozaga ibirenge byinshi. Ibyo wenda tubiveho, hubwo ikibazo kiriho ni ugukorera ibintu mu ibanga. Ikibazo bafite barangiza bakabishira ku karubanda, ntago bikwiye.
mu ishusho y'uriya mugore, mu isura yari afite, mu buhamya yari afite, ntabwo byari bikwiye kujya hehe ku karubanda, kuko abantu bose bateretwa n'abagore n'abagabo ntabwo bose bijya ku karubanda. Urumva ni ikibazo rero kuba byagiye ku karubanda, nicyo kibazo. No kuba Mutesi nawe yararangiye Asiya, yarangiza kongera akavuga n'uwo yamurangiye amusebya, nawe si byiza. Niba nakurangiye David kakurangira umuntu, niyo nakubonaho ikosa, si ngombwa kugira ngo nongere nkwandagaze kandi ngende umushumba. Mu byo yavuze, mu magambo yavuze mu kanwa ke avugana n'uriya muntu babanaga, indangagaciro ya gishumba hari aho yatakaye. Watake Mutesi? Hari aho wenda yashatse kwitakariza icyizere cy'ubushumba. Ibirara iki, none se ntiyaramuzi, cyarazimo amapasitori. Rero bivuga ngo hari ikindi kiri inyuma bapfa. Shobora kuba ari ico wenda ari urangira umuntu akavuga ati umuntu nyo kurangira afite akanaka, nibikomera uzatanga ituro n'akagiye turaritanze uwo mugore, bitihanahera naho ugasanga bigiye hanze. Icyo kintu bashobora kuba bari gupfa. Oya nge oya ibyo simbigira confirm dijana kuri. Yagize ko bigize confirm dufite nandika kuganira. Birashoboka kuba. Dore iki kintu Mutesi nazo bari. Oya. Byanashoboka mu mitekerereze yanjye, nkuko nundi ukora ikigana bitekereza. Yego. Tuzi neza nkuko tugenda tumenya amakuru y'aba bantu, bagenda barangira abantu ariko afitemo akantu. Ese kubu komisiyoneri. Rero biragera nyuma wenda mwamara guhura, ushobora no kundangira utazi ko ubuzima buzahinduka, kuko natwe twagiye tubona abantu benshi bagiye baduhemukira, benshi cyane. Hari nk'abantu baduzaga n'abantu warangiza umuntu akaguca kuri wundi waguhuje nawe. Byanashoboka kuba wenda atarazi mu mibanire n'abahuza ko hari birahinduka, abona wenda uriya mugabo arekuriye mama Asiya amafaranga menshi, yageze nyuma aburamo akantu, abuzemo akantu intambara zivaho, kuko hari igihe ubura akantu gatangira kwita umuntu izina ukundi. Ariko nge simvuze ko mama Asiya atakundwa, yakundwa, keretse ikibazo cyabo yuko wenda babigaragaza nabi bikaza no kwiyi mihanda kandi barabikoreye mu ibanga. Habe nk'ubu turi kuma ngo ubukwe bugiye kuba, none urumva rero. Ariko tunibuke ko aba bantu David twese twicara kwizi kamera tukigira inyangamugayo. Burya ari n'igihe tugera hirya twakwifata nabi tukihisha abantu ariko ntitwihisha Imana. Naco tukigarukeho kuri kamera, nkaza nigize umutagatifu, kaza nigize umwamarayika, ariko hirya kakora iby'Imana itishimiye. Kandi hano kuri kamera abantu bankurikiye babonye Pastor Sekazuba n'inyangamugayo avuga ibintu byiza, yageze kuri kamera yitona nk'umukristo, ariko hirya ya kamera abantu batandeba. Ndakora ibitandukanye n'ibyo ngaragaza kuri kamera, ndakora ibitandukanye n'ibya gikristo. Ukabikora rimwe Imana yanga abantu bayihishamo, igata burya ikintu Imana idafitemo inyungu igishira ku gasozi. Rero ugasanga ibi urabona buri gihe cyose. Urabona waruvuze ko Mutesi inkuru zimufasheho, yarakoze ubukwe byari birangiye, none haje Mire. Ukurikije amagambo bavuze, ukurikije audio numvishiye, ntago ari za gikristo. Oya, uko nabyumvishe ntago ari za gikristo. Sindahita ubwo yivuze ngo ntago akije mpitamucira hiteka. Iko amagambo avuzga ntago ari ya kirokore. Niba niyemeje ko ibi ndabikora, ubundi ico bita gukizwa n'iki, ni ukwiyemeza. Niba niyemeje ko ndi umukristo kakurangira ntibimere neza, ndapfira muri Kristo. Niba ari byo Asiya atatunganyirije Pastor Mutesi, byari birarangira nta yindi comment nk'abakristo, ntibijye mu mahodo yo guhangana, yo kwangana, bigiraho bangana umuntu abonetse mu bukwe mu murenge. Ariko urura rwango ntago rw'abana b'Imana. Bivugwa ko mama Asiya yanze gutabura ubukwe bwa Pastor Mutesi bukurikira, uko yabonye nkari ubukwe bw'abasazi. Uko yivugiye ntabwo ko ntabwo beseriye ntabwo natabwa muri. None se mu murenge yari yabutasha ataje ubuhamya bwa Pastor Mutesi. Ashobora yabutasha afite icyizere ko wenda bizagenda neza, icyizere kikarangira mu murenge na kiba gitakaje. None se nyuma yo kuva mu murenge hari ibyaha Pastor Mutesi yakoze byatuma Asiya atajyayo?
ibyo byose by'amabanga yabo yagiye hanze Eh? ibyo byose by'amabanga yabo yagiye hanze none se mwongere nkugarukeho aya mabanga ko yagiye hanze nyuma y'ubukwe bwa Mutesi ayo mabanga urumva aho tutari guhuriza ni uko umwe yanze gutaha ubukwe bw'undi bagashaka umwe yanze gutaha ubukwe bw'undi undi aravuga ati nanjye Bari kamena barishuti. nanjye kamena kanshira amabanga ye kanshira audio hanze kanshira hanze nawe bivugwa ko ngo ba Pastor Mutesi ngo bintu byose yakoze mwari kugira ngo na mama Asia ngo nawaze mu bagore bo kuri social media bindaye cyangwa se bibirara nabo bamwangiriza izina none se ariya mafoto ya mama Asia akarabye umuntu ibirenge yaturutse he uko biri kose ko reka nanjye icyo kintu gisubize uko biri kose aha amafoto ni ay'abantu babiri uko bigaragara ni hagati ya mama Asia n'uwo mugabo wamuteretanye akaba ari umuntu wayisohoye umwe muri abo ngabo none se cyangwa wenda mu mitekerereze yanjye uriya mugabo wa mama Asia bakaba batari guhuza noneho akaba wenda ari ukuntu yavuganye na Mutesi bakabikora bashatse kugira ngo wenda izina rya mama Asia byashoboka se byakunda wenda ibyo ntiturabyemeza 100%, ariko no kwihimura ni icyaha ndabigarukaho no kwihimura ni icyaha niyo umuntu atandaye ubukwe ngiye mu naribonye bwanjye nk'umushumba ntago namwihimura nabi Bibiri tubwira neza ngo ntitukihorere niba atatasha ubukwe ni impamvu kudataha ubukwe mwizo mpamvu waruvuze ngo byashoboka kuba impamvu bya ari Mutesi wabishize hanze kubera ko mama Asia atatasha ubukwe bwe ndazi neza ko kuba yabuze mu bukwe bwe nta kintu byicaga kuko ari igihe ugira marene mu muntu uza mu murenge ariko yes rero ndumva ahubwo ari ibintu Imana yo yashatse kwishira ku karubanda twari igihe tubyitira abantu ariko Imana hari ibintu ishatse kugira ngo isohore hari n'ibindi byari byishe tutari tuzi cyangwa kwako niko twafataga abantu atari ko bagize yes David ibi bintu ntago byasohotse ku nyungu z'Imana zo kugira ngo Imana igende igaragaza aba bantu tubona kuri social media bigize ngo nabamarayika icyo baricyo naho sinava ngo uyu Mutesi yabikoreye ubugome kubera ko mama Asia yanze kumutahira ubukwe ahubwo urabona uko ari batatu bishoboka kuba uyu mama Asia atagihura n'uyu mugabo Mutesi yamumurangiye nta mubano wabo ukikomeye cyane kuko turabizi aribyo nagiye numva ngo aba bagore ngo babana n'umugabo bamara kumuryango bagafata undi birigo bacuruza inkundo zabo kuko nibyo bigezweho twagiye tubona benshi akabana n'umwe yamara kumurya akamwereka ibintu yamufasha akamwereka ibintu yamukorera yamara kubikora akahita amujugunya agafata undi bigasanga ibi bintu uyu mugabo wabanaga na Asia yaratakaje amafaranga menshi nawe akabikora yihorera bivuga ngo mama Asia yaramaze kumurya $10,000 ubwo nazwe miliyoni zigera muri 15 zirenga ahubwo urumva rero bishaka kuvuga iki iPhone nziza urumva hari igihe umuntu akwereka urukundo kuko aba bagore benshi uretse n'abagore ndabizi hari n'abagabo baba ku social media bakagaragaza ko nta bagore bafite akabana n'uba muri Sweden i Buraya akaba afite undi muri Amerika akaba afite undi muri Canada abo bose abarya imitsi kandi abereka ko nta wundi muntu bagira bate babana rero bigaba byatamburitse ko uyu mugabo Mutesi yahuje Asia nayo ngo babane yamajije kuvumbura ko Asia atakimukunda afite undi none bakarangiza bakabikora batiro reka twihumure natwe tumushire hanze niko mitekere mwabantu mwe niko ndi gutekereza ntago nge ndi kubigira ko mfite ngo mite nshinje uyu mugabo cyanye nge nuko mbyumva nkurikije uko numvishe audio ya uko bateretanye n'ukuntu Asia yeretse uyu mugabo ukuntu ari umugore mwiza n'ukuntu yari afite umugabo mwiza Pastor Theogene kandi uko Pastor Theogene yari umuntu mwiza yari umuntu mwiza nubwo naho umenye ibyo mu rugo rw'undi hari igihe n'umuntu kamana rakiteruka bate abana nubwo umuntu agira utunyanga niyo yatugira mu rugo twabadukeye kuko nge nakurikije ubuhamya Asia yatangiye umugabo
abwira uyu mugabo ukuntu azamufata ko nawe ashobora kugera mu izo ngeso z'umugabo we. Ndazumva neza ngera naho kumuha imitomo, ukuntu hamuhaye imitomo, ariko numva imitomo hari igihe umuntu atanga imitomo kumva ati uyu muntu abantu ni umunyamugi ntabwo ari umunyacaro, utumva udutomo. Mbese hari igihe umuntu atanga imitomo ukumva ni umuntu fonda kwigana imitomo, hari n'utanga imitomo ukumva ni seriye nyine imitomo, ibintu by'imitomo bimurimo yarabyize. Mbese siwe wa mbere agiye guha imitomo, wenda akamivuga nka ngurutyo, siwe wa mbere ahaye imitomo, ukumva kabisa imitomo ni uwa mbere. Donc yamaje kwereka ukuntu umugabo amuha imitomo, amwereka ukuntu azi gukarabya ibirenge, amwereka ukuntu azi gutegura imyenda, biraba byita gukurura. Iyo akwereka intuza noneho arangije nayikurikiranye agaragaza imbogamizi z'abantu yita akaba nta bushobozi, agaragaza ko yamanje kumutereta, kumwica umutima no kumwereka uburyo. Arangije amwereka ko hari ibintu yashoye, nayumvishe audio yose ndayifite hano, amwereka ko hari business yagize ziramuhombana, amwereka ukuntu yita kuri nyina, kuri na shangazi wa nyakwigendera, no kubana arihira amashuri, no kuba nawe yakwambara, ndetse no kuri babana rero basigaye bamwiba. Mbese amwereka ko nubwo amuhaye ibyo ariko hari ikintu yatangira kurekura. Urumva uko niko bimeze. Bivuge kuko na Mutesi uko muzi, mbese nasimuze 100%. Mutesi ntabwo yarangira mama asi y'umuntu uri hasi, namurangira nyine umuntu urarekura, kuko urabona ko bari babanye nubwo wenda byahindutse byo bikaja ku mugaragaro, ariko bagaragaje urukundo mu murenge, yagaragaje ko ari marene. Ariko ibi byose byabaye wumva muri bo ari abantu batahuje. Kuko niba nkurangiye umuntu ukamurya ntumpeho ukanamuhemukira, turebe uko twica rya zina ryawe. Burana ibyo bagambira, ibyo bahise basohora wenda ibi bintu, urabona nk'aya mavideo ntago ari Asia wayishirira hanze. Yego. Ari gukarabya umuntu ibirenge ntago ari we. Reka nkubaza kino kibazo Pastor. Mama Asia twe tumumenyereye, mama damu wa Pastor Theogene wabusanye imitima y'abantu benshi. Mama Asia waje akavugaho amagambo menshi akicecekera, bamwe bakavuga ati ibintu by'urukundo, abandi bakamutegeka ko atagomba gushyingirwa, ariko abategeka ko atagomba gushyingirwa bashobora kuba baribeshye ko Mama Asia ari umuntu utoye. Afite n'umubiri arega nawe yabyivugiye yimenagaho n'amazi, nabyumvishe muri wodi. Zanjye umubiri uranye nkajya kuwukaraba. Ni mutoya n'umwana mutoya uriye. Yego. Ikibazo cyane kirabaza k'icyo giti Pasi. Wowe ukibonera video ari gukarabya umugabo ibirenge. Iki kintu wese utekereza? Uko ikintu natekereje ira video niba ari y'ukuri, kuko ndabizi ko anabangariye intuza urya nk'umugore w'umupastori. Uyu mugore yarari mu mitima y'abantu benshi ku isi, bamwigiragamo cyane imitima y'abantu yigiyemo kubw'ibiko bw'umugabo we yakoze. Uko Mama Asia nta kintu yakoze cyatuma abantu mbere, cyatuma iby'umugabo yakoze, uburyo umugabo yakoze yinjiye mu mitima y'abapagani, umuntu wese amwiyumvamo. Bivuye ngo ikintu Theogene yasize ku isi nta muntu cyifuriza guhungabana. Niyo mpamvu uyu Mama Asia umugore wa Pastor Theogene yagiye mu mitima y'abantu. Ni ukubera iki? Imbuto umugabo yasize yeze, bumva ko ikintu cyose asize kitahungabana. Mvuga ko iyi video rero nk'umugore w'umupastori ufite umubiri ndetse ukeneye gushaka, ufite n'abantu bamushigikira, ntabwo yarakwiye gukarabya umugabo ibirenge batari bakorana, batari basezerana. Ngendeye mu bijyanye n'iyobokamana, ngendeye mu bijyanye n'umukristo, yarakwiriye gufata umugabo batari basezerana ngo amukarabye ibirenge. Niba ari byo ntabwo bishoboka, kiriya ni icyaha. Ni icyaha. Ntibari basezerana, kumukarabya ibirenge ni icyaha. Kuko simbashinja ko kuko nabanya kumukarabya ibirenge, sinshinja ko baryamanye, basambanye, sinanabyemeza 100%. Ariko intendero yo gusambana kora gukarabya umuntu ubirenge kandi wavuze ko ufite umubiri, bigutera nuko umubiri wagutekereza kuba wakora icyaha. Rero gukarabya umugabo ibirenge atari umugabo mwasezeranye, atari umugabo wuzwi n'abantu, ni icyaha. Ibyo nyine nibyo ibyo ni bitaraga. Ngenda avuga ibigaragaye, kuko nk'umushumba ntangiye kuvuga ngo bagiye mu cumba
mba ngiye kuvuga ibyo ntabonye, ahubwo ndavuga ibyo nabonye. Umuntu agukarabya ibirenge utari umugabo we, mutarasezeranye, bikurura amarari yo kuba mwakora iki icyaha. Mwaba mwararangije kugikora, mwamutari mwakagikora, mwaba yaragukarabije ntugikore, ntabwo agukarabye ibirenge nta mitomo muri guhana. Cyagiye rero yamarari bituma umubiri uzamuka, ugatekereza ukundi, ubukoze icyaha, abazimu barakuzamukana, ugatangira ugapfa umutima, ukibuka wakoze n'icyaha. Rero ibi ndabivuga, iriya foto niba ari y'ukuri nubwo ntayitegereje neza, yakoze icyaha. Yakoze icyaha. Hari n'igihe ndagaruka kwibi, hari n'igihe abantu baba bagufite mu mitima, bagufata nk'inyangamugayo mu mutima pe. Imana ibona ko abantu bagukunda, abantu bose bakubaho, wakora ibihabanye n'iby'abandi bakubonamo, Imana ikabishyira ku karubanda, ikereka abantu ko nyamara nubwo bakunda wa muntu bitari seriye, bitari 100%. Naho gukundwa ni muto yashaka, ariko nk'umugore wasizwe wapfisha umugore umupastori w'inyangamugayo nkuriye, abandi bose bashaka ntibashaka uko bakarabije abantu ibirenge, ntibashaka uko bahanye imitoma yo kuryamana. Benshi bakorana ubukwe b'abakristo, tujya tubona abantu basezerana bapfisha, bagira ibyago bagapfusha bakongera bagashaka. Ariko nimanza kujya gukarabana, kumanza nago gukarabya ibirenge, kumanza nago gukarisa. Umuntu wese mutari mwasezerana si umugore wawe. Umuntu mutari mwasezerana mu mategeko, by'umwihariko mu mategeko nk'umugore w'umushumba, umugabo batari bahesha umugisha abashumba, haba ari umugabo wawe. Niwe wemeye kumukarabya ibirenge, niwe wemeye kumusoma, niwe wenda kumusuhuza urabyemerewe. Kumusuhuza urabyemerewe, kuganira imitoma mukayihana uko uzamufata biremewe, kuko ni fiançage muri gufiansanya, uri kumubwira uko uzamufata. Ariko kumusoma ntibyemewe, kumukarabya ibirenge ntibyemewe. Iyo ubikoze nuko ubukoze icyaha. Yego, turi kwihuta cyane kugira ngo tuve kuri iki kintu cya Pastor Mutesi na Mama Asi. Ikibazo cyane cya kabiri kirabaza k'icyo giti, urebye hagati ya Pastor Mutesi na Mama Asi, ubona uri mu makosa cyane kurusha uwundi n'uwuhe, ugende ku magambo bagiye bavuga? Uwo navanga ari mu makosa, Pastor Mutesi ni umupastori, nubwo ari mama pastor, ariko ni umupastori wasizwe, wasezeranyije, wabatije, ufite ububasha bwo gushinguza mu ndangagaciro y'igishumba. Pastor Mutesi ni wari ukwiriye kwerera Asi imbuto kurusha Asiya. Asiya ni mama pastor, ariko ntago ari umushumba, ntiyigeze abyerezwa. Bivuga ngo Pastor Mutesi yakereye mama Asi imbuto kumurushaho, nubwo yakora ikosa. Nk'umushumba umupastori yarakwiriye kwihangana, akanakavaringa, akanamwegera akamuganiza ati wakoze ikosa. Byakwanga mama Asinsha utafite si Pastor Mutesi gusa y'umupastori, niba koko ndi umupastori amutuma undi mupastori bari kumvikana, iri ni ikosa. Byakwanga si ngombwa yo kwihimura yo kugira ngo nshire amajwi hanze nk'umushumba nk'umupastori. Duhura na byinshi, hari ibyo nakubwijeje ubundi by'abantu bajyaga bampemukira kandi naraje nk'abasengera, ari bararembye bamara gukira bakansibiriza inzira. Aho ntabwo tugomba kubihimura, ubwo tubereka Imana, twe turabanyamuhamagara. Rero sinahita mvuga ngo uriya bamwita umurayike, ni umupastori ariko ni umurayike, ni umukristo. Ntabwo nahita mfata ngo ni wakoreye umushumba amakosa, kandi umushumba udeza agaragaye akanamwita n'ikirara, ntawe yagaragarije mbere ko ari ikirara, ntawe yagaragarije amakosa. Bose bakoze amakosa, ariko ikosa rye nako wenda mama Asi yakoze ni aryo karabya ibirenge, ariko nabwo nayo yarazi ko rizajya hanze, ariko nawe arikora amenye ko ibyo akora byose Imana ibigirite ibi bireba. Kandi ikindi cya kabiri, niba aranyumva n'ikiganiro, amenye areke kwiringira umwana w'umuntu, kwiringira umwana w'umuntu ukamwirindiramo uri umugore w'umushumba, byose ukabimuha ukabimubwira, warangiza ukageraho ukarabya umuntu ibirenge, nabyo nawe ni ikibazo. Ariko muri bombi bose nta wera de, ariko tugiye mu makosa tugiye kugira ari plans nuza yagira 50%, mama Asiya uri akagira 80%. Nuko ne wamurangiye arangije amushize hanze kandi umushumba, ariko nagende kuri atitire ye, dorare gituma ibya bibi byahana y'amatetire twita. Ubu icyange nakora nawe ugikoze ntago baje na ya video nta kirimo kirenze cyane. Habwo ikibazo kihari nuko ari mama Pasa wagiye gukora bya bintu kandi umuntu tumenyereye hehe
kuri social media yarasanye imitima y'abantu benshi. rero ikintu ahantu bipfira dore ahantu bigiye wowe David nkoze icyaha nawe ugakora igisa n'icyanjye ntago bagiye ibiro bingana kuko nyenda umushumba niyo mpamvu mvuze ngo Mutesi yakoze amakosa none ikindi cya kabiri abikora aziko abisohora aziko amaze iminsi avugwa aziko ari kubaka n'urugo. Yes, reka mwasi kibazo cyane mwe ngo tuve kuri ibi bintu. Iyo tugiye kura dusanga Pastor Mutesi yarasanye imitima y'abantu benshi. Arayisana pe. Ariko muri iyi minsi niba ari umuntu bari kuvugaho bakavuga amagambo atandukanye Mutesi. We giye kubikura mu yobokamana. Umuntu wasanye imitima y'abantu benshi ari ukoza akayikomeretsa ubungu. We tubikura mu yeshusho. Twewe twibagirwa ko iyo turi kubaka birarushya ariko gusenya biroroshye. Urabyumva neza? Kubaka biravuna ariko gusenya bigira bite biroroshe. Kandi nigeze kubwira abantu ngo twe tuba kuri social media. Ushobora kuba uri kuri social media ukundwa n'abantu 1000 ariko wakora ikibi kikumvwa n'abantu 10,000. Ukunda Mutesi by'umwarika Imana muremeye azakomeza mukunde ariko nk'umuntu wasanye imitima yatekereza burya ari gihe inuje ubona abantu bakuvuzeho cyane umwaka mbere ugashuru wa kabiri uzenge kusengure ko utari ikibazo kabisa usenge ureke utabigira mu ruhare. Gatatu none bimwe akabigihe ugaragaye umwe udufutu turimo ico gihe senga wongere uhamagara Imana urari ibintu tugira byatwisha gishi ikintu kiyobokamana mu Rwanda ngo ndi umuhanuzi ngo nta wansengera ufite imikoki ukure gukora deliverance ukure gusengera buri akanze nkubwira iyo nageze mu ntege nkeya nkumva ndananiwe ndabimenye niyo mpamvu zandebe niyo ndangije kubwiriza ntago nakwicara nta mushumbo sengera. Rero ikintu cishobokamana mu Rwanda nukumva ngo ndi pastor ariko ntumenye ko wagize karande kuko numaze imyaka irenga 3 bakuvuga ukeneye gukorerwa deliverance ukeneye gusengerwa ishaka byabihe uve niye mpamvu niki noneho niba wamenyemo nose yo kufitemo ubifitemo n'uruhare sengerwa kuko satani yaraguteye. Yes, murakoze cyane. Yes, reka tuve kuri iki kintu cya Pastor Mutesi. Natekereza abantu bose batekereza ati Pastor Seka zabitekereza ute nuko nkuko abitekereza kandi ikindi gihinduka tuzanamuvugisha n'ibisanzwe. Yes, Pastor turacha kuri imihanda yacu cyangwa se turacha ku mihanda yacu kubigenda bivugwa. Reka twinyerukire no mwabino bintu byagiye bivugwa mu gihugu cy'u Burundi. Hari umupote rumwe wavuze kuri Nyakubahwa James Kabarebe n'imwe mu kiruhuko cy'izabukuru kuvuga amagambo akomeye sinzi nawe uramwumvise. Naramwumvise narabikurikiranye. Kimara kubyumva n'iki kintu watekereje Pastor? Urakoze cyane. Navuga kuri Apostle we nangewe sindahita mwaka igarade nkuko benshi bahise bari mwaka yo kuba potere cyangwa kuba yaba pasiteri. Kuba potere tibivuga ngo ntiwakosa ubwo ikibazo nukwemera ko wakosheje. Uranyumva neza? Kuba potere ntibibuza ko wakosa ahubwo wowe nukumenya mbese nakosheje. Uya Apostle wa hani Burundi yakiriye Nyakubahwa Perezida Repubulika y'u Burundi Neva amwakira mu rusengero rw'iwe. Uru rusengero rw'uyu mwapotere rwari rumaze iminsi rusengera amahoro mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bakoraga ni mu mahame n'ukuri nanjye igihugu cyanjye cy'u Rwanda gisengera kandi nanjye perezida wanyengira nte ndamusengera n'ubuyobozi bw'igihugu. Bayahaga rero ya potere yatangiye neza. Nyakubahwa Perezida Repubulika y'u Burundi yinjiramo avuga neza. Aravuga ati Nyakubahwa Perezida Repubulika turabizi muri mu ntambara ariko natwe turi ku rugamba. Nibyo yatangiye neza nk'itoro rigomba gusengera igihugu bari ku rugamba rwo gusenga. Ariko ahantu yabyishe ni hamwe yemere no gusabira imbabazi ko yakosheje. Ushingiye uko Apotre Mpahaga yari yambaye gishumba shiramo kora. Ushingiye aho yavugiye ibi bintu ni mu rusengero. Ushingiye nuko aratangiye neza tibyari bikwiriye kugira ngo avuge Nyakubahwa General retired James Kabarebe ndetse yaranamututse
uretse nuko abantu bamureba nabi n'ijuru ryamurebye nabi, yaratukanye nta mushumba utukana, yakoze icyaha. Kuko kwita umuntu ngo uretse na genero kwita umuntu ngo ni umukukuru, ukanahita uvuga ngo wamushakire imihamamu zigiye ku gitanda, yaratukanye n'umuntu yahaga nabo hari ari guhinda umushitsi. Kandi uretse na perezida waburaho ufite ubwenge, utekereza nk'uko yarasuwe na nyakubahwa, buriya nawe yabonye karengereye. Kuko ibintu bya politiki nibyo nabwiye abantu, ibintu bya politiki bihora bihinduka. Neva perezida w'u Burundi aya masaha yavugana nabi na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ejo ni politiki bakongera bakiyunga. Nibyo nigeze gutangaza mu kiganiro, Barundi n'Abanyarwanda mwirinde kwivanga mu bya politiki. Niba perezida basubirikanye ngo nawe ujye gusubirikanya, ni bwa buyobe rero. Hariya yaravangiwe nyakuvangirwa birenze, kugira ngo agaragaze perezida, kumushimira kwa perezida yaza mu rusengero rwa nkamushimanya kwa perezida nzu urugamba muriho, natwe turi mu rugamba, turi gusengera igihugu, turi kubasengera kandi turi kumwe namwe, ntituzabaterana nk'Abarundi. Ibyo byari bihagije muri disikuru yatangije yakira perezida w'u Burundi. Ariko kugeraho afata James Kabarebe General akamwita ngo ni umukukurike, niko yabivuze, mwabyumvishe. None agahita amwita kanarwaye no mu mutwe. Uretse kuba abantu bababara n'imbere y'Imana, yababaje Imana, bisaba ngo kirana icyaha Apotre akwiye kwihanira. Nkanjye mvuga ubutumwa mu Burundi, ariko amasaha sinabona ngo yuko sinareka gusengera, sinakwifuza ko igihugu cy'u Burundi nubwo ngikunda ko carwana n'igihugu cy'u Rwanda, aka kanya sinahita nsengera Burundi ntahe nasengera u Rwanda. Nubwo njya kuvuga y'ubutumwa, ariko bafite iwacu, mfite aho navutse. Kandi mu mihamagaro y'abashumba icyo dukwiriye kubona ukurebera amaso igihugu, tukagisengera, tukufuriza ibihugu dutuyemo amahoro. Urumva we ntiyifurije ibihugu amahoro, biri ahubwo ni ukuvuga ngo kwakundi kera abana babaga bagiye kurwana, wahagera uri mukuru ashaka kubateranya, cyangwa abantu bakuru baje kurwana, aho kugira ngo uzubagare mu bakize ukabateranya, ukaba wafata ukavuga ngo agutwaye agasatsi kawe. Urumva biriya bintu dushingiye kuri disikuru nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari yavuze muri Erina, avuga ati iby'abaturanyi byacu biri gukemuka. Ariya yari amashimwe kuri Apotre ntabagwa kumva ko ibyacu n'ubundi ibyo yasengera bigiye gukemuka, kuko ibyo byabaye nta minsi myinshi yaciye nyakubahwa perezida avuga ati biri gutungana, abivugira hara muri Erina ubwo abaturage bari bahuriyemo. Urumva twese nk'abanyamasengesho dusengera imibano yacu kugira ngo bigene neza. Iryo jambo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda kibivuga, twaravuze ngo Mana, ibyo tugusaba bitangiye kugira gute gushobora. Noneho arangije we, aho kugira ngo dushime avuga ngo turi ku rugamba, twumvishe no hirya ko batangiye kudutekereza ko birahinduka, abatangiye ahubwo kongera gukubitanisha imitwe, atangira gutukana, atangira no kwibutsa ibyo Neva ka perezida w'u Burundi ataravuga. Burasa nk'uwamwibukije, yamwibukije. Hari n'igihe atari yaje muri disikora ataranabivuga, amwibutsa ibintu nko kuvuga ngo vuga kora ibi n'ibi, natwe abakozi Imana turi gutukana. Urumva rero yakoze ibitajyanye na titire ye, ariko titire afite wavuga nabi wanakosa, ahubwo ikibazo no kubaza nakosheje. Kandi kaze nkubwire David, igihe cyose utari wamenya ko wakosheje, burya ntuburi mu mamagaro w'Imana. Igihe cyose uri mu mamagaro w'Imana yuko ukosa ukamenya ko wakosha, ukagira n'ubwoba. Nahemukira David nanakwihagararaho kumva buza amahoro, nkongera nkagarukaho nabitangarire nk'abandi, oke mumbabare, no kugira ngo yemerwe na perezida w'u Burundi si ugutukana. Kugira ngo perezida w'u Burundi amenye ko ari umwapotere ukomeye uzwi, kugira ngo akobera agaragaze ko ageze mu rusengero rw'akariwe muntu ukomeye mu Burundi, ntabwo ari ugutukana. Disikuru ayitangiye neza, ayitangira bijyanye n'uko yambaye kora ya gishumba, yambaye imyenda ya gishumba, imyenda yari yambaye yonyine ntimwemera amagambo yasohoye. Ntabwo bishoboka. Nje sindajyamo ngo mwaka titireye ngo nta pasteur. Numvishe bamwe bamwatanye ngo ntari apotere, ngo sinawe yewe ya waba apotere ukayoba, waba pasteur ukakora kosa, waba bishop ukakosa, ahubwo ese wamenye ko wakosheje? Niba yabimenye naze avuga ati nakosheje. Ikindi cya kabiri, aha hantu mpagaze ndahavugira iki?
ni mu ishengero sari mu nama ya politike ari mu ishengero nono perezida abasuye azingasuye abanyamasengesho b'abanyamasengesho baratukanye kandi mu mahame ya Bibiliya ntitwereka ko dukwiye gutukana aho niho yakoze ikosa cyangwa abo ni babahanuzi bamwe banga kuvuga ukuri kw'Imana yabatumye bo bakagenda bashaka kwibera mu buzima bwabo bugeze nabyo sindabyemera kariya yashatse gukora yashatse kugaragariza we ko ibyo abandi batinya we yabivuga ariko abivuga nabi abivuga mu mvugo mbi n'amategeko yagukurikiranira kuko bira amategeko arabihanira gufata umuntu ukamutuka amategeko arabihanira hari uburyo ugaragaza ko ndi muri politike hari uburyo navuga nk'umunyarwanda nk'umupasiteri uvuga mu gihugu cy'u Rwanda nkagivugira ariko nkaragaza ntatukanye kandi nkakomeza nkagisengera gukunda igihugu canje cy'u Rwanda siko nahagara ngo ntuke neva ntuke ngo kubera yanze igihugu cy'u Rwanda mutuke cyangwa ntuka abajenerali b'abarundi uko siko kugaragaza gukunda igihugu cy'u Rwanda ahubwo ngewe n'ugutwe dusengera amahoro dusengera ko abantu mumvikana ntabwo turo dutukana dusengera ibihugu turimo ariko tugasengera ko ibyo bihugu byagira iki amahoro iyo utukanye rero ntabwo uba wifuza amahoro ushaka kugira ngo abantu bahore bagira bate bahangana none ugafata nk'inararibonye nka James Kabarebe uri mu mitima y'abanyarwanda mu ntwari dufite tumufite amateka meza ukamutuka ukamuhindura umusazi ukamuhindura umuntu urwaye mu mutwe urumva warengere hari abantu bavangirwa ariko hari abantu bavangirwa ariko bakavangirwa birimo speed governor ariko urawe yavangiwe nta speed governor irimo arabona ikinyabiziga kidafite speed governor barakandagira kikiruka ariko ufite speed governor urakandagira kikanwigira hari abavangirwa barimo speed governor ariko urayavangiwe nta speed governor afite yes turagushimiye cyane Prophete yego ariko nge simwatse titire kuko na apotre ariko namenye ko yakose namenye ko yavangiwe hari akavuga nabi yikosowe nibyo nababwiye nshobora kuvuga Burundi nabi kavuga abayobozi babo nabi ejo mu gitondo politiki ni politiki mipaka ikaba yafunguwe ahubwo se kazuba nsengeye igihugu cy'u Rwanda mana giye amahoro sengeye ubuyobozi sengeye abarundi n'abanyarwanda bongere behuze sengeye intambara zo muri Kongo zirangire sengeye tunku ibyo nibyo bishaka nge ndibuka neza kaze nguru urugero utari wafunga bigeze gufunga imipaka y'u Rwanda na Uganda habamo icyo kibazo none ijwi rintegeka gusengera imipaka ngifungurwe kugira ngo twongere twibonanemo icyo gihe nabisengeraga nta bantu benshi wenda bari babiza ariko abantu biko matano nasengaga raba ngo man habaga nige ntimutunga ibiganza nkabira abakristo cyangwa ndi mu gitane mutunga ibiganza ku mipaka ifunguke tugasengera tudatuka abayobozi ba Uganda tudatuka iki mana uzakora ibitangaza ndibuka rimwe abantu babyibuka turi mu giterane umugore umwe ajya mu mwuka arabati mwana wanjye aramagurutsa wasengeye imipaka urayisengera none ngiye kuyifungura akimara kuvuga ubwo buhanuzi niho General Muhozi yaje mu Rwanda mipaka kubera ni umutima ndashaka kugira ifunguke kuko n'ugukunda igihugu ugakunda n'ahandi naho rero Apostle Mahaga icyo ashaka no kumenya ko hari yavuze nabi yarakosheje ararengerera birenze gutukana naho yatangiye neza yatangiye disikuru neza aravuga ngo turi ku rugamba nyakuwa perezida twamenye ko natwe turi ku rugamba ntago turyamye turi gusengera igihugu turi maso muri Mana y'abarundi izaturengera iri kutwumva ibyo birahagije naho ufate ritadi nkura General uzwi umutuke umugira umuntu urwaye mu mutwe kurano kuvangirwa bitarimo speed governor yari yacomotse iriya speed governor yacomotse barakandagiraga weseka cyane rero Imana imusure imusure hari igihe icomoka hari igihe icomoka ugasanga yacomotse Imana imuso yemere ko yakoze ikosa cyane hariya naho ejo wasanga abayobozi bacu bahuye tukongera tugasurana abarundi bakaza mu Rwanda tukongera tugasurana tugakora umurimo w'Imana bisaba rero ko mu iki gihe cyo gusengera ibi bihugu mu bintu bya politike usaba Imana ubwenge kaguha ubwenge ko bati Imana unyobore nawe wakira umuyobozi nk'uriya mu rusengero rwawe Imana ni ubwenge kuba yagukunze so kwereka abahanganye nabo kubanga uri umukozi w'Imana ntabwo uri perezida nturi mu politisi kora inshingano za Imana aguhaye yes turagushimiye cyane ku bitekerezo byawe kubitekereza kandi umuntu ukunda kuvugisha ukuri kwinshi icyo nakubwira ni kimwe muzagira urugendo rwiza muri Tanzania kandi nizeye Imana izabakoresha imirimo
igitangaza. amen amen. Nizera ko babarozi baje bakakuroga. Babande None ubu ngubu wabigiye tekiniki. ubundi ikibuga iyo uhoze ugikiniramo umenya ahanyerera n'ahatenyerera. Menya atanu nimpaterera ishoti ntago irinjira, reka nimpaterera hano ishoti irinjira, ahanyerera urahamenya. Tanzania ni igihugu cyabaye nk'icyanjye kuko iyi ni inshuro 15 nshinjiramo. Urumva ikibuga iyo ukiniramo umenya ahantu hanyera n'ahatenyerera, ukamenya aho wasitara, nuko ukamenya naho uratsindira igitego. Ariko bifashwemo n'aba bantu badusengera, kuko nakubwiye ngo ntatwo twigira, dufite abantu baduheka badusengera. Buriya dufite abantu David, ngewe mfite abantu uretse no mu Rwanda, mfite abantu baheka umuhamagaro wanjye bawusengera umunsi ku munsi, bansengera naranabibonye bubaho aho ndi gutangiza umurimo, naribonye ari Kampala, narabibonye abantu bansengera, komera kumwe umuntu agwamagaye, komerezaho, turi inyuma turagusengera, Imana iguha imbaraga zinshi. Hari n'ababibonye bahekenya amenyo, ariko abo ntibazabura mu rugendo. Birivuga neza ngo nta kibuze bisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishano. Ntabwo twa turi mu isi kabisa. Nujya mu muhamagaro ukabona bakurwanya, umenye ko utari mu muhamagaro w'Imana. Uzahita uvuga ati mvuyeyo. Nubona abantu bakurwanya ukabona abantu baragukomera amashi, genda usenga uvuga uti ntabwo ndi mu muhamagaro. Ukabona abantu bose amashi, turagukunda yeye, nta bitero, nta bijyanaye, nta bikurwanya, uzirata ikisi, uzihara ikisi, uzabwira Imana ngo uru rugamba narurwanye nte, wabanye nanjye na bisa kugira ngo hagire ahantu twirata kuri Satani nka waraturwanyije turagutsinda. Yes prophet, wagira ngo natwe dusoze n'isengesho. Reka dusenge kandi dushimira abantu badukurikiye mu iki kiganiro. Uko twabivuze niko intekerezo zacu zibyumva, ni nako turi kubyumva, wowe ufite uko ubyumva. Imana igushigikire kuko abantu bose ntibahanganye intekerezo, tibananganye no gusubiza ibibazo babajijwe. Rero muri comment twabwe ngo muje mwandika ko mudukunda kandi muduha ibitekerezo, naho twabashije kujya kure mutwandikire. Nomero zacu ziba zipininze aho ngaho ku binyamakuru, uyibona uduhamagara uvuga ati pastor ahantu warengere nawe wari wirutse nk'udafite speed governor, ugabanyushiremo speed governor, uzabikosore. Ibi ni dukunda ibitekerezo abantu b'Imana, turabikeneye byanyu, dukeneye ubujyanama. Burya nta mugabo abantu batagirwa inama n'usanga babigize. Dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo igihe tugaruka tujye twakosema ikana. Rero reka tubasengere kandi Imana ikomeze bambera umugisha. Uwiteka Mana ishobora byose, data mwiza, tugushimiye ikiganiro cyiza tugize, wabanye natwe uratuyobora. Girira neza abantu bawe badukurikiye bari hano muri Afurika yacu, abari ku migabane itandukanye, bose turabasengeye. Hari abadukurikiye bafite ibibazo bitandukanye, ibyifuzo byabo turabisengeye, reka bahure n'ukuboko kw'Imana babone igisubizo. Hari abadukurikiye barwaye, reka ubakize, reka ubagire neza Mwami. Kandi dusengeye izi ntambara ziri mu ibihugu, tanga ubwumvikane mu bihugu byacu bitandukanye, amahoro yongera aboneke ku batuye ibyo bihugu. Nyemerera udushigikire mu rugendo dufite kujya Tanzania, uzagendane natwe, uzahagarane natwe, uzatubire mu ruhande, uzadushigikire Mwami, uzadukoresha ubutwari, kandi abazakizwa bazabe benshi. Urakoze Mwami, tugushimiye kuba ufite imitwaro kudusengera mu uyu murimo waduhamagariye. Reka ubahe umugisha n'abandi badushigikira mu bundi buryo butari amasengesho, mu bujyanye n'amatransport, kuduha amatransport, amatike, abo bose ubahe umugisha Mwami. Ngaho nyemerera wubake uyu murimo wawe, ukomeze kugeza aho isi zarangira tukigukora Mwami. Kandi Nyagasani, imbuto turi gutera tizizarumbya abantu, kubwo zizatanga inyungu ku buzima bwabo. Urakoze rero, tugire neza. Nasengeraga urugendo rwanjye, gendane nanjye ujye imbere ngo ukurikiye. Sengeye ibinyamakuru byombi, reka ubihe umugisha, byagure, ubiteze indambwe bigere kure. Kandi nsengeye abakozi bawe bahuye no kunanizwa kw'iki gihe Satani ananije, reka ubahe imbaraga, ubashigikire. Ntitaye aho bari mu bihugu bitandukanye, abantu barananiwe, abantu bararushye Mwami, reka ubarengere, reka ubatabare. Abakozi bawe Nyagasani, ongera wubake umurimo wawe, uwuvaneho igitutsi. Urakoze Mana. Sengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, sinagira ntagisengeye. Sengeye umuyobozi wacu w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Sengeye amufasha kuyobora abasenateri, abaminisitiri, inteko y'abadepite, ingabo na polisi bakorera mu iki gihugu n'abari hanze mu butumwa bw'amahoro. Bose ndabakweretse Mwami. Ngaho shigikira kandi unkomereza amaboko, umfate mu muhamagaro wampamagariyemo, unshigikire. Ibindwanyu birwanya nge ntabwo nabishobora, kubera ko ushoboye byose. Urakoze Mwami. Arega hari ijambo nabwiye abantu ngo iyo turi mu muhamagaro w'Imana,
icya mbere tumenya yuko Imana iturindira mu nzira tunyuramo. Icya kabiri, ijisho ry'Imana ntabwo rituvaho. Icya gatatu, duhora tuvugana n'Imana nk'umubyeyi uvugana n'umwana we. Icya kane, Mana urwana intambara tuzi nizo tutazi, utsibye inzoba ducukuriye. Ibyo ni amahame y'umuntu uri mu muhamagaro. Komeza rero ubane natwe kandi udushyigikire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ni amahame y'umuntu uri mu muhamagaro. Komeza rero ubane natwe kandi udushyigikire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.